bikagera gutora bikagifatana imbaraga ni ikintu cyitwa gusenga. Umuntu iyo avuze ngo mbese uzaza, iyi ni form iri interrogative, sibyo? Hallelujah. Ni nka kwa kundi, can you marry me? He has a right to say no, I cannot. Kandi ntacyo wamutwara ukaza wikoreye ururabo n'imeta ikomeye cyane ngo ya engagement, can you marry me? Agahita bati I cannot. Ariko nkubwiye ngo ndagutwara nk'umugore wanjye, hano nta mahitamo afite. It's imperative. None umvirije musenge hano nta mahitamo, no choice. Nta rumwe ifungutse ngo umuntu ngo akore either senge rimwe cyangwa kabiri gusa mu minsi 7 cyangwa ababwiye ngo muzasenge ubudasiba. Muri bene atmosphere, hallelujah, umva abadayimoni barimo bagusohoka mu byuma. Ongeraho. Reka mbabwize ukuri, muri atmosphere nk'iyi umuntu wazana abadayimoni akabatahana uzabapfana bakagushingura basi tugende wa nanduva ngubwi gusenga rero nago kubera muri atmosphere, ahubwo gusenga ni urufunguzo rukora ikintu kimwe cyonyine, kudownloadinga no kugira ute kumanura. Kubera yuko ibintu byinshi mu ikoranabuhanga bibishwe hariya mu bicu, amen, kugira ngo tubizane muri za phones dufite cyangwa muri za computer, turabimanura tukabidownloadinga. Ni nako no mu isi yo mu mwuka bimeze. Ubutunzi bwose Imana yabikiye abayikunda buri mu isi yo mu mwuka. Rero imbaraga ziduhesha ubushobozi bwo kujeho kugira ngo to downloading ubutunzi bwose bw'Imana buri mu isi yo mu mwuka, it's through prayers. Iri mu masengesho babwira ningera mu ijuru zahobera abantu 3 ariko ni 4 ndetse n'undi umwe wa 5. Yesu we tumushire ku ruhande, amen. Namara kumpoza ya marira yose, umuntu wa mbere nzafatira oferi ni Paulo sha. Irati sha Paulo tiki duhoberane, duhoberane sha. Hallelujah. Umugabo w'Imana watwandikiye inzandiko iyo tuzisoma harigenda usoma nijoro amarira akamanuka. Reka mbabwire bene data, gusenga n'ibyanga ukumva hajemo kurira uzajurira nabyo n'ugusenga. Ndashaka kukubwira itangazo. Umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe. Glory to Jesus. Amazina yanjye nitwa Jacques Niyonsaba. He's Pastor Jacques Niyonsaba. Ndumugabo ndubatse. As a man, mfite umugore n'umwe nta nundi wa kabiri nkeneye. With a single wife, with one wife. Sibyora? Isn't it weird? Uwa kabiri araga. I don't want a second one. I don't want a second one. Naranyuzwe. Twahawe umugisha wo kubyarana abana 2. We are blessed to have 2 children. Ikindi ndumukristo nkunda Yesu. I love Jesus and I'm a Christian. Impamvu mukunda nukubera ko ari we wabanje kunkunda. The reason I love him is because he loved me first. Ankunda ndi umunyagasozi. He loved me. I was someone ntacyo yashingiyeho rwose. He didn't love me for any reason. Rero kubera izo mpamvu, because of that, ngerageza kwigana urukundo rwe kugira ngo at least nanjye mukunde. I try to imitate that so that I can love him too. Sibyo ko nabyo biragoye?
It is also difficult to. ntabwo namukunda nk'uko yankunze, I can't love him the way he loved me. ariko ndimo ngerageza kubyihata But kugira ngo I'm trying to force myself to do it. mukunde ntyo. To love him the same way he loved me. ntatwaye umwanya munini, ndagira ngo munyemerere dusome ijambo Without ry'Imana. taking so much time, allow me to read the word of God. Turasoma ijambo mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Itesalonika. We are reading in the first letter that Paul wrote to the Thessalonians. Tugiye twese abazanye Bibiliya zabo. Those who have brought their Bibles. Turasoma igice cya gatanu. We are reading chapter 5. Imirongo itatu, wa 16, wa 17 n'uwa 18. Only 3 verses. Amen. Amen. Izina ryiza rihebuje rinezeza amatwi yanjye, nzajya ndimbaza nawe ndivuge n'irya Yesu. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ya Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 16 na 18 aravuga ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo bibakwiriye muri Kristo Yesu. Amen. 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ni bande bafite Bibiliya zabo hano? How many have their Bibles here? Reka ngiye kuvuga rimwe kabiri gatatu dusomere aya magambo. I'm going to count 1, 2, 3 and read together the words. Amen. Amen. Rimwe kabiri gatatu. 1, 2, 3. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Twongere dusubiremo. Let's read once again. Igiteraniro mwaka byaramwe ndaza kuri uretse Wait. Nago ndavuze ifirimbi pastor. I haven't sung the whistle. Itonde kuryoherwa cyane. Mukoreho umumbwirire ngo mushumbi itonde kuryoherwa cyane. Touch him and tell him be slow. Tangiye kubyina tutari twavunura. You are dancing before we can go ahead. Amen. Amen. Murabizi reka mvuga iki kintu. Let me say this. Umwe mu bantu uzatinya ukamutinya ukamubonamo ububandi bukomeye cyane. One of the people that you should most fear and fear him a lot. Numuntu utishima yageze imbere y'Imana. Is someone who does not rejoice when he's before God. Uwo muntu That person is a con man. no mubeshi. Ni namwita gute? Yatera Gatarina. He can do that. Yatera Katarina. Unaniwe yo kwishimira imbere y'Imana. If you can't rejoice before God, you can even do much worse. Mwene data ko naherutse tuvanye mu materaniro. I work together in the service. Then what are you doing then this? Hallelujah. Hallelujah. Say amen. Say amen. Rimwe kabiri gatatu mwishime Rejoice iteka. evermore, pray without ceasing. Give thanks. Give thanks. For this is the will of God.
bibapfiriye muri Kristo. Imana ibashakaho. This is the will of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aya niyo magambo ngira ngo tuvugane. That the words I want us to talk about today. Aya magambo mushumba narayakunze. I love these words, Pastor. For your information, mushumba yamaye iyi nsanganyamatsiko kubera ko niyo murimo kugendera. The pastor gave me this theme because the one you are looking at. Buvugemo usibye ibyo mwabwiwe. I won't say any other thing apart from what you were told. Ndari nanjye nongera agakeregeshwa gatoya. I will add on a little thing, but I will not go far beyond what was said. Then we be happy in the Lord. Impamvu nayikunze urayizi. The reason I love this word is because byatumye uru rwandiko rw'Abatesalonike ba mbere ndusoma inshuro 6 mushumba habi. It made me to read this letter of Thessalonians 6 times. Igice cya mbere umurongo wanyu. The first chapter 1 to the last verse. Umurongo wanyu. Igice cya mbere umurongo. The first chapter to the last verse. First chapter the last verse. First chapter the last verse. Do you know why? Hallelujah. Hallelujah. Semeni amen. Say amen. Ntabwo ushobora kumva neza icyo iyi 30 ivuze. You can't understand what the 3 verses say. Hari abantu turi kumwe hano? Are we together with someone? Biragoye cyane ko wumva impamvu Paulo yavuze ngo mwishime iteka. It is difficult to comprehend why Paul said rejoice evermore. Mu bibaho byose muhore mushima kubera ko ari byo Imana ibashakaho. In everything give thanks, for this is the will of God on you. Utahereye aho bitangirira. When you didn't start from the beginning. Amen. Amen. Kubera iyo mpamvu, because of that reason, ndashaka kuza kuvugamo ikintu kimwe. I want to say one thing from these words. Yesu, because Jesus niwe mpamvu nyamukuru ituma duhorana thanksgiving. He's the main reason why we are always giving thanks, why we always have thanksgiving. Amen. Amen. Uzimamvu naje gusoma nsanga. I came to read and found out that iri torero Paulo yaribwirije ari mu ntambara zikomeye cyane. Paul preached to this church when he was facing some great battles. Hallelujah. Hallelujah. Yabwirije iri torero ngo ari mu ntambara avuye Filipi ku rwego rukomeye cyane. He preached to this church when he was in great battles from Philippi. When he reached Thessalonica. The way you see this pastor here, it's like doing this work. There are no battles, there are no wars in this work. Don't look the life of pastor at this place. Go behind the curtains and see. Isn't it? Oh God. Hallelujah. 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 Kandi ntabwo yabuze icyarya. He hasn't lacked something to eat. She's smart, but because of the passion of the work, she's not dressing smart. This passion becomes so much. If you allow me, yicara akurikire byakunda gwinoa yicara hari ushaka wicare mu mwanya wanje nawe nta kibazo ndagira ngo munyemerere kugira ngo nkoreshe umwanya neza mfite kugira ngo nabatega amatwi ndashaka kubivuga under your permission. Amen. Hallelujah. Nari mvuze ngo munkurikire neza. Uyu musonga urushaho kuba mubi cyane iyo uyu mushumba asenga ariko imitima y'abantu nibe receptive. Imitima y'abantu niyakira. Sinzi ko munyumva neza. Iyo asenga ariko imitima y'abantu niyakire, nibihabwe, nibishikire, uwo musonga uhita wikubishiro ya kabiri. None umva nkubwire. Hano rero byaje guhindura isura. Paulo ngo nawe bari kumwe Siloamu na Timoteyo ngo batangire kubwiriza itorero ry'Ikorinto. Despite intambara bari barimo ngo aza kugira amahirwe abantu b'i Thessalonike bahinduka inkora mutima mu mwana. Inkora mutima mu mwana. Allo? Hallelujah.
mu gice cya kabiri ugisome neza yarababwiye ngo bene data bite Salonike ngo tubashimira Imana data ngo kubera yuko ubutumwa bwiza twababwiye ngo mutabufashe nk'amagambo yacu ngo ahubwo mubufata nk'ijambo ry'Imana. Iri jambo ubu ndimo ndavuga ijambo ry'Imana. This is not my word, it is the word. Ni jambo ry'Imana. Abatesalonike ngo bararifata bahinduka inkoramutima za Paulo. Amen. Niko kuntu reka mbamenye ibanga upastor afitemo abantu b'inkoramutima hano. Niba apfukama arimo gusengera itorero, haleluya, ndi umushumba arabango Mana tweretse iteraniro abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, amen, abakomeye n'aboroshe, ariko Mana Edward umurebe neza inkoramutima. Mana nkweretse Silvia mukansanga umugirire neza usenya ibihome by'abadayimoni ku buzima bwe. Haleluya. Ariko abagabo bose ubiteho n'abagore bose baha umugisha. Yo uzi ikintu ahantu bituruka hari uvuga ngo inkoramutima. Noneho muri iri jambo reba ngo bene data ngo nitwishimiye kubaha ijambo ry'Imana gusa ngo ahubwo twashimye no kubaha amagara yacu inkora mutima. Oh haleluya. I don't know, sinzi niba hari abantu turi ko muri iri teraniro ngo nitwashimye kubaha ijambo ry'Imana gusa ariko Tesalonike we, haleluya, ngo ahubwo twashimishwe no kubaha amagara yacu. Soma muco igice cya kabiri cy'Abatesalonike umurongo wa 6. Kandi nitwashatse icyubahiro mu bantu naho haba muri mwe cyangwa mu bandi, nubwo twabashaga kubaremerera kuko turi intumwa za Kristo, ahubwo twitonderaga muri mwe kuko umurezi akwiye abana be. Abanje mu mwami nimusingira agakiza mufata umusaraba wa Kristo muwikorere mu bujyana no mu miryango ya ngo muko umurezi akwiye abana be. Mana wanje kirikira Yesu, fata Yesu, singira Yesu, gurture Yesu, ugenane Yesu, kagira ngo kararira fata Yesu mwana wanje. Erega ibintu by'umushumba yirirwa akora hano. Akira Yesu, singira Yesu, hobera Yesu, ramutsa Yesu, ituze na Yesu. Nibyo dukora, nibyo abashumba buriya nibyo bibaraza kwijoro. Singira Yesu, kana kanje agakubitamo. Uyashobora kuba ari kana kuzeho muri korari ukigendana amagambo. Bo niba arimo kana kuza mbabarire. It's just randomly. Hello. Hallelujah. Amen. Ari kana kuzurimo hano. Nawe. Nta ni kuzurimo. Hari ni kuzurimo. Hari Silvan urimo. Undi ni Silvan ugitereta abakobwa baririmbana. Ese bibaho? Kabwira Silva heka Yesu mwana. Nguko umurezi akuye abana. Haleluya. Amen. Ngo twarabahendahendaga. Nubwo twari dufite impamvu zo kubaremerera kubera ko turi intumwa za Kristo. Ngo ariko ngo twari tubamereye nkuko umurezi ahendahenda abana agakuya. Amen. 8 nicyo cyatumye twera imbabazi tukabakunda cyane tukishimira kutaha ubutumwa bwiza gusa ahubwo bakunda mwatubereye inkoramutima cyane. Ariko mujya kumva ijambo ry'Imana subiramo uwo murongo. Nicyo cyatumye mudutera imbabazi tukabakunda cyane tukishimira kutaha ubutumwa bwiza gusa ahubwo no kuba ubugingo bwacu kuko mwatubereye inkoramutima cyane. Amen. Si yuko iyo umushumba abonye umuntu w'inkoramutima atamusengera gusa yanatanga n'ubuzima bwe ku cyane. Ntabwo mubizi
nkubwira ikintu gitangaje kubera ko aba bantu yamaze kubabonamo abantu bakoze baswikinze ku ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, turi kumwe. Aravuga ati noneho aba Batesalonike noneho nshobora kugerana nkabaha amabwiriza. Iyo usoma ijambo ry'Imana uyu murongo uvuga ngo mwishime iteka mu gice cya 5 umurongo wa 16. Yesu ashimwe cyane. Abantu bageze mu ishuri murabizi bagiye batwigisha uburyo ki umuntu iyo avuze ngo mbese uzaza, iyi ni form iri interrogative, sibyo? Haleluya. Ni nka kwa kundi, can you marry me? He has a right to say no, I cannot. Kandi ntacyo wamutwara ukaza wikoreye ururabona impeta ikomeye cyane ngo ya engagement. Can you marry me? Agahita bati I cannot. You can't do nothing. Sibyo? Sibyo ra? Aricyo warenzaho. Ariko nkubwiye ndagutwara nk'umugore wanjye. Hano nta mahitamo afite. It's imperative. Hello? Sibyo? Nukuvuga ngo ubu utamuhaye ubwinyagamburiro bwo gukora amahitamo ni itegeko. None umvira ijambo yabwiye ngo mwishime. Indi cya kabiri musenge udasiba. Hano nta mahitamo, no choice. Nta rumwe ifungutse ngo umuntu ngo akore either senge rimwe cyangwa kabiri gusa mu minsi 7 cyangwa arabwiye ngo muzasenge ubudasiba, muzishime iteka. Haleluya. Mu bintu byose muhora mugira gute? Mushima. Haleluya. Nujya ugira gute? Ushime. Nutarya ushime. Niwambara neza ushime. Niwambara nabi ushime. Nibigenda neza ushime. Nibigenda nabi ushime. Nuba nishuti ushime. Abantu nibakwanga ushime. Mudugudu nibaguhagurukira ushime. Bose niba nishuti zawe ushime. Imiryango n'ikinguka ushime. Yose niyimana ushime. Ibyo ari byo Imana igira gute? Haleluya. Reba numva umuntu avuze kuri ibi bintu bitatu birakomeye byose. Shima iteka. Ariko nashatse kuvuga gakeya kuri ibi bintu byonyine gusa. Musengo ubudasiba ni nabyo tuvuye mu minsi 21. Amen. Haleluya. Amen. No gushima mu bibaho byose kubera ko ari byo Imana ishaka. None ubambabwiye gusenga sinzi gusenga ubu nitwaje gusenga kwaje mu materaniro. This is just a gathering y'abana b'Imana. Dutyazanye dushyushanye bagire ngaho shiramo yanjana ku rugero umuntu n'umucuranzi mwiza yanjana y'igisirimba ya ucura agira uhaguruka arambona haguruka arambona mumvirize hari ihute wa ucurange nuko aho rwose Haleluya. Amen. Mu materaniro wibeshe. Ongera wa wicaye gute? Muri bene atmosphere. Haleluya. Umva abadayimoni barimo bagusohoka mu byo. Ongera wa. Reka mbabwize ukuri. Muri atmosphere nk'iyi umuntu wazana abadayimoni akabatahana ubuzabapfana. Bakagushingura basi.
tugende wa Nomono wari umugome cyane kandi yaratoranijwe n'Imana witwa Sawuli. Ngwe Dawudi yagera ko chuki. Abadayimoni bahitaga bamuvamo. Dawidi yahagarika gucuranga agahita atora icumu. Akarikwe. Yarikwepa yafatina. Tugende wa. Dayimoni bagahita bongera bakagenda. Umwuka muvuye kuwiteka ukamusohokamo ukagenda. Nano bamubwiye gusenga rero nago kubera muri atmosphere, ahubwo gusenga ni urufunguzo rukora ikintu kimwe cyonyine. Ndaza kuvuga kimwe uko hariho n'ibindi byinshi. Gusenga gukingura imiryango yose y'ijuru igana ku Mana yose. Luka ibice 3:21 ntabwo tuhasoma. Haravuga ngo umunsi Yesu abatizwa ngo n'abantu bari bamaze kubatizwa ngo na Yesu araza arabatizwa. Amen. 20 muravuga ngo agisenga si umwana w'Imana. Icyakabiri ijuru rimaze gukinguka soma umwuka weragira gute mu kimenyetso cy'inuma. Icyagatatu humvikana ijwi riravuga ngo nguyu umwana wanje nkunda. Kutusize ntamwishimira usigiye nde ntamwishimira. Reka mbabwire niba hari ikintu itorero rigomba kongera gutora rikagifatana imbaraga ni ikintu cyitwa gusenga. Prayer ugomba gusenga iminsi yose ubudasiba. Haleluya. Ari umuhungu wabyumvise neza mu gitabo cya mbere cy'Ingoma ibice 4:9 aravuga ngo Yabesi ngo yarushaga bene si cyubahiro ngo ariko ngo aza kumenya yuko ngo nyina yamubyaranye agahinda amwita izina ribi ryitwa Jabesi. Haleluya. Avuga ngo nuko Yabesi ngo atakambira Uwiteka. Amen. Ndashaka kukubwira ikintu kimwe bene data. Iyo dusenga vuga ngo iyo dusenga tuba duhawe urubuga rwo kwitandukanya n'imyuka mibi iherekeza amazina twiswe. Ntago manibise. Reka nkubwire niba unafite n'izina ribi ukaba ufite tendancy yo kujya mu irangamimerere ngo rihinduze, nta kibazo cy'izina, ahubwo ikibazo ni umwuka wariherekeje. Allo. Haleluya. Ese militeraniro turi kumwe ndimo ndabareba. Nta kibazo cy'izina nushaka witwe Sebarahinda nta kibazo. Ntacyo bitwaye. Mais plutôt umwuka wa Sebarahinda ari gusenya mu izina rya Yesu. Doesn't matter izina ntacyo ritwaye. Ahubwo plutôt umwuka uherekeza izina. Amen. Yabesi ngo arasenga mu gusenga probably birashoboka yuko baravuze kubera ko nyina yamubyaye yababaye aravuga ngo umwana wanjye ndababaye uzapfa nawe ubabaye nkanje ntabwo uzagera ku mwuzuro w'ibyo nayo naragambiriye kuzageraho ko ryari izina ribi. Amen. Ariko mu gusenga avuga ngo mu gusenga aravuga ngo ngiye kwiyambura uyu mwuka mubi wose ndasenze muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Amen. Kugira ngo Imana Imana isenye imyuka mibi yose yagiye ibaherekeza mu rugendo rwose rwo kubaho kwawe. Iri tura mu izina rya Yesu senyuka. Amen. Haleluya. Ubu hari abantu mu hano bicaye mu hano ariko bafite etikete icyapa
kivuga ngo wowe nubwo wagira gute ntuzigere utera intambwe. Bashobora kuba bari muri aya materaniro, ariko mpagaze hano muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Hari umuntu uri kunyumva? Mpagaze hano muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Mpagaze hano muri uyu mugoroba, mpagaze hano muri uyu mugoroba, ndagutangarije mu izina rya Yesu, uzabigeraho, 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 uzagera mu mwuzuro. Zogera kucyo yavuze, zogera yambwiye kuko Imana atari umuntu bibeshe. isizi Iteye ubwoba n'ibidutsi intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo uzi neza icyo Imana yavuzeho, ari na jambo, kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Zogera kucyo yavuze. ndavuga ni ikintu cyitwa gusenga, nicyo kiguhesha uburenganzira bwo gukingura amarembo agera imbere y'Imana, ukamanura ibiri opposite n'iby'isi yatangaje ku buzima bwawe. Shaka kubabwira iki kintu, umuntu aba mwise ebyiri. Amen, haleluya. Iyi si turimo twese, turubaka, turarongora, turahinga, tujya mu mirimo, tusabaniramo n'abantu, turashakisha tukabona cyangwa tukabura. Iyi tuyisangiye abeza n'ababi. Providential grace y'Imana iha abantu bose ibintu biresha izuba iyo rirashe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Rirasira abeza n'ababi. Amen. Ariko iyi si iyi ngiyi ndimo mvuga iri physical tureba, ndetse unasanga abantu bameze nk'aba street boys cyangwa girls ari nabo bari more successful. Iyi ngiyi ni kwiteye. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ariko hariho n'indi imwe yo mu mwuka igerwamo n'umuntu washize amavi hasi. Kandi none ikintu gitangaje, reka hano hejuru kugira ngo n'abari hariya bambone. Ikintu gitangaje, iyi si yo mu mwuka niyo irimo amategeko ahesha iyi si igaragara kugira ngo ifunctioning. Muranyumvise? Noneho umuntu wagiye imbere y'Imana asenga ahabwa ubushobozi. Amen. Vuga ngo ubushobozi. Ngira ngo twese kubera ikoranabuhanga rimaze gusakara tuzi ikintu cyitwa kudownloading. Kudownloading no kugira ute? Kumanura. Kubera yuko ibintu byinshi mu ikoranabuhanga bibiswe hariya mu bicu. Amen. Kugira ngo tubizane muri za phones dufite cyangwa muri za computer, turabimanura tukabidownloading. Ni nako no mu isi yo mu mwuka bimeze. Ubutunzi bwose Imana yabikiye abayikunda buri mu isi yo mu mwuka. Rero imbaraga ziduhesha ubushobozi bwo kujeho kugira ngo to downloading ubutunzi bwose bw'Imana buri mu isi yo mu mwuka, it's through prayers. Iri mu masengesho. Haleluya, Amen. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. semeni amen. Amen. Gasenga umunsi wa mbere ukuva ntibyagiye ariko biba byagiye. Uwa kabiri ukongera ntibyagiye ariko biba byagiye. Uwa gatatu birasa naho bigiye ariko burya biba byavudutse. Amen. Uwa kane ugakubita ukuma n'ibigenda. Uwa gatanu reka gucogora, ongera ukubite. Uwa gatandatu ukubite. Uwa karindwi ukubite. Uwa munani ukubite. Uwa cyenda ukubite. Uwa cumi ukubite. Cumi na rimwe ukubite. Cumi na kabiri ukubita. Cumi na gatatu ukubita. Cumi na kane ukubita. Na gatanu ukubita. Na gatandatu ukubita. Na karindwi ukubita. Ukubita. N'icyenda ukubita. Makumyabiri ukubita. Makumyabiri na rimwe ukubita. Haleluya. Amen. Amen. Niko Imana yuzuza ubutunzi bwacu bwo mu isi yo mu mwuka. Muracyankunze? Ndashaka kukubwira ikintu kimwe.
burya iyi si mbi y'umubiri na Yesu yashatse kumunaniza ngo imucogoze mama pastor. Amen. None wewe wacogora kangahe? Wese juste gufata bagahita nkuko mfashe kano kantu cogora biroroshe ko iyo utabaye maso ngusenge. Amen. Satani yagukura ahantu akakuzinga. None se ntago mwari muzi. Haleluya. Kanana gakoresha ngire ko nico kagenewe. None vangugira ntago mwari muzi abantu b'abanyembaraga n'abashumba n'abahanuzi b'amavuta n'abaririmbyi bakomeye n'abaprotokole beza, ariko uyu munsi bacomotse ku gicaniro. Amen. Mwami tukweretse abakozi bawe, tukweretse indorero wirongeye, tukweretse abasubiye inyuma irizo n'amaza. Gusenga, haleluya, ni intwaro imanura ubutunzi bwacu bwo mu isi y'umwuka tukabuzana muri isi y'umwuka. Gusenga. Amen. Ise reka nishaka mvuga ya magambo nsore zanga sinzi ko byose ndi bubivuge ko nuba birimo bikomeza kumanuka. Ariko reka bimanaje bihinira hanga. Amen. Umva babwira iki kintu. Gusenga ikintu kiduha biduhesha. Ese mvuze gute gusenga kandi nshaka kuvuga gushima. Ariko uva kubwira iki. Gusenga nta muntu washima Imana atasenze. Nta muntu washima, nta muntu wagira umutima wo gushima amasengesho abarirwa kurushi. Twitira gukora icyanyuma ariko icyambere twagisimbutse. Permettez-moi de dire ainsi. Haleluya. Nanumva ngubwira iki kintu. Nasomye mu itangiriro ibice 27 umurongo wa 40 harimo ijambo rikomeye. Mushumbe Edouard somera uwo murongo. Nishaka none gusorezeho. Somera uwo murongo. Ndaza kuvuga ikintu kimwe cyanyuma bitesoze. Itangiriro ibice 27 umurongo wa 40. Ego. Itangiriro ibice 27 n'umurongo wa 40. Avuga gute? Haravuze ngo yewe Yesu we inkota yawe niyizakubeshaho otika kandi uzakorera muri umuna wawe kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho kandi nugoma uzagira gute uburetwa yagushyizeho uburetwa yagize gute. Amen. Semeni amen. Iri jambo murarizi ni jambo umugabo umwe yabwiye umwana we. Mugabo witwa Isaka abwira akana ke kitwa Esau. Akana kavutse ari impanga kavukanye na Yakobo. Amen. Amen. Haleluya. Kuno byari bimeze Rebeka gisaminda ndikigera mu nda yenyine abana bakigeramo. Imana itimubwira iramubwira ngo mu nda yawe watwite amahanga abiri. Aya mahanga azahora hanganye. Yesu simwe. Amen. Ubwana ngo butangire gukura kwa kundi je ntago natwise ariko narabyaye sibyo. Narabyaye ariko sinatwise. Sinzi ibibera mu nda y'umudamu unaganira n'umwana simbizi. Usibye ko abimbwira gusa nkabyo ariko worabizi pastor. Aba mama Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe mama. Amen. Ba mama Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Muri abantu bakomeye n'ukuri Imana baho umugisha. Aba bantu bazi kuganira n'umuntu uri mu bakavugana nawe ariko ngiye ubizanye icyo kizami cyansinda we vuba cyane. None umva nkubwire uyu mubyeyi Rebeka Yesu ashimwe cyane. Ubwana ngo bwatangira kuganira ngo agahita yumva kamega teya kandi ngukora bari munda barimo bararwana akandi nkaho kagacungaga hashira kanye nako bakaramutikuye gatikuye kandi Imana yaravuze ngo aya ni amahanga birari munda yawe. Umunsi wo kuvuka ugeze uwa mbere ngo asohotse undi nawe ahita mufata gatsinsinda uransiga mwana turajana. Imana iramubwira ngo narakubwiye ngo amahanga birazagira gute ari munda yawe. Umva iki kintu nico ngiye gusorezaho noneho. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abana barakura ngo bakura buri muntu afite side abarizwamo. Esau akaba inshuti ya Yakobo. Esau akaba inshuti ya Isaka. Amen.
Yakobo akaba inshuti yande nimwumva uyu muryango. Ka Esau kagera kuri se ati umwana wanje w'imfura gakuru bidugi gakuru kanje. Akandi nako kagera kuri mama ati gahungu kanje di. Haleluya. Nanumva kubwira ikintu kimwe cyabayeho nico ngiye gusorezaho. Uwo munsi umwe igihe kiragera Isaka shaje atakibona ahamagara umwana we yakundaga ni nawe wari mukuru of course. Arambwira ngo genda uhige kuko yari umuhizi uteka inyama nimara kurya amen. Vuga ngo haleluya. Nimara kurya ngiye kukuraga ndagucyusha umuriraho umugisha wose Imana ya data Abraham yansigiye nkugusuke. Sinzi niba turi kumwe. Turi kumwe. Turi kumwe. Ka Esau gahita kiruka gafata imyambi n'umuheto n'umupanga n'icyuma karakweta karambara neza gahita kajya mu ishamba kajya gushaka umuhigo. Mugiye kari iyo ngiyo mama we ahita azabwira ko bati wagoka wahera kazi yako dore kararangaye gusa umugisha ugiye kugenda. Ka Yakobo kabitambugutu ngo bigenze gute ati so ategereje umuhigo kandi ubu mwene nyoko agiye kuvayo. None mama dukora iki mama? Haleluya. 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 Amen. Mama tereka mwereke tubare umubare tuyihuze mwereke ikintu kiza kuvamo. Aha mama tubare uhe mubare. Yesu ashimwe. Uyu mugabo Isaka yarasigaranye ikintu kimwe cyonyine cyitwa kumvisha amaboko. Yumvaga ijwi akamenya ngo ni irya runaka ariko akanagira gute akanakabakaba sanse yatushe yari igikora rizima akamenya uyu nkabakabye ni Esau uyu ni Yakobo. None aravuga ati urabizi ko Iso afite imbaraga zo kumva zo gukora kumva. Mujye mubaba abashumba nubwo yabasinziriye arakora kumva. Arakora kumva. Amen. None dukora kibagihene vuba nanjye ndagufasha kuyikaranga tuyikarange vuba nawe uhita ujya muri exercice yo kwambara urwikwize nurangiza mwereke diri kino ahita ihene niba ari intama barayibaga nyina ajya mu gikona arate akandi nako gakora za mafia kihoma hururu neza nko muri bwa buryo bwa Esau. Ndashaka kuza kuvugana nawe muri uyu mugoroba ngo gusenga konyine niko gusenya umwuka w'uburiganya ku buzima bwawe. Gusenga niko gusenya umwuka w'uburiganya ku buzima. Halo. Ese mwanyumvise? Mukanya ihene birayiye bayizanira papa Esau. Papa umuhigo wabonetse mwana ko noneho wihuse byagenze najyanye n'ukuboko kuwiteka mbona umuhigo vuba byihuse. Oh mwana ninde turi kuvugana n'umwana wawe Esau? Igira hino mwana wawe yamukoraho. Vuga ngo yamukoraho akumva ni Esau kavuga Isa yaravuze se ko numva ijwi ari irya Yakobo ariko uruhu ukaburwa agafata. Amen. Asanga hari tushe yanjye yagize ikibazo. Reka nonge mwana wa ninde tuvugana? Ni jewe mwana wa Isa igira hino ariko ninde tuvugana? Ni Yakobo cyangwa ni Esau? Ubundi yari Esau. Warangiza ati ngwino azana afata inyama arari idiru yari irani nyuma yo kurya nta kwisa deal completed. Nyuma yo kurya nta kwisubira gahita ga celebrate arariye ongera urye papa arariye mwani supu aramwe. Aha mumugisha wanjye. Haleluya. Ahita atangira amusukaho umugisha wa Abraham wose, umugisha wo gukomera wose, umugisha wo kugwirwa n'imvura no mu gihe itari kugwa, umugisha wo kororotsa amatungo ye, umugisha wo kuba umutware aho umusukaho ngo arangize gahita gasohokana ipfundo ry'umugisha. Mumurenda garuka sindi butaye. Amen. Gahita kirukanga n'ipfundo ry'umugisha. Agisohoka gutya kahise abona ko kaba karaje. Kiriwe mu isamba
kaje kahize kazanye umuhigo katetse konyine mama wako ntiyagafashije karabihisha karabikaranga kaza kirukanka karuye isuku nziza kagera imbere ya papa papa meje umugisha ahita ngo yo ninda ndi kuvugana nawe n'umwana wawe Esau igira ngo amukore yumva neza neza ni Esau yumva neza neza ni Esau aramubwira ati unfortunately nta mugisha ngifite aramubwira ngo twatuyeho umuvumo uzaba kure y'umweru igihugu cyawe nikizagwa mu imvura mwene se azagutegeka uzahinduka umuretwawe c'est comme ça that's all hari umuntu turi kumwana ni bene uko ngo ndasenza ndi muri beacons mwizina rya Yesu ngo ibintu byose byaje bikanyuranya indi ku buzima bwacu bisenyuka mwizina rya Yesu amen cyokoze umva mabwira iki kintu hariya kuri uyu murongo tuvuye gusoma musho Imana guhumukisha wasomye neza cyane aravuga ngo cyokoze nugoma amen gusenga no kuba umugome ariko kagomera isi y'umwijima hano kuba umugome ntago ari kuba umugome w'ubutindi it's to become a rebellious man no guhinduka a rebel. I'm standing against all the devil's power in the name of Jesus. Buriyo duhagaze gutyo nukuvuga ngo tuba twabaye ibyigomeke ku bwami bwa Satani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Rimwe nari narananiwe kwiga narabivuze birananira pe that's all. Rimwe nari narananiwe kwiga ariko ndi umuhanga ariko nkabura amafaranga ndiga ndasunika biragenda ngo bigere ngiye gutangira kaminuza Moses scripts irangira narayabuze umuntu umwe sinde umuvuge arambwira ngo Jacques allo icarana zana intebe nawe arayizana ndashaka kukugira inama ndashaka mwumva ukuntu gusenga kujya guhagarara against even ni inama z'abitujute aba muri kuni arambwira ngo reka kugira inama Jacques arambwira ngo Jacques nitwa Jacques kugira inama drop out ugende uzagenda utegereze ineza y'Imana nizaza ukabona muze amafaranga nayo nabuze ibihumbi 30 yo kwiyandikisha wewe wabuze 30 yo kwiyandikisha uzabona school fees kandi nanjye ko ku mutima ugahitumbira ngo none se urumva atakugira inama uyu muntu akugira inama kandi ni imfura rwose yewe runaka we Imana iguhumugisha ariko narize amen angira inama ngo arangize kuyingira ndasoje nsoka mu biro bye numva umutima umenaguritse subira inyuma nk'intambwe zingana na miliyoni nkurikije kwizera nari mfite tinya navuye ahantu aho twigaga ni muri Unilake nta nubwo ari kure ni hano hirya amen haleluya ngenda nimo kurirandirandira saa 3 z'ijoro n'igice turangije ishuri nigaga nijoro saa 3 n'igice ngenda ndirangira mu Kagarama niyo twari dutuye ariko bene ayo marira ndashima Imana yo mwijuru Imana yo kagira abagabo Imana yo gashimwa iteka nusharika mbabwire bene data gusenga n'ibyanga ukumva hajemo kurira uzajurira nabyo n'ugusenga ndashaka kukubwira itangazo Imana burya ntago yumva amagambo ahubwo yumva imvugo y'umutima iyo umutima uvuze umuntu aru reka nsoreze kuri iki ngiki ndasoje amen byarahindutse ubu narize iyo kaminuza ndayirangiza ndagenda niga masters ndayirangiza subira inyuma niga post graduate ndayirangiza nongera kuja mu indi undergraduate ndayirangiza nzongera niga indi masters nyirangize nige PhD nyirangize kugeza igihe vuga ngo kugeza igihe ngewe nyine nzavuga ngo sinkeneye kwiga yaremeye ntago kwemeza Satani nibisaba kumubwira amagambo ahubwo agenda abona iyo wiyandikishije mu mwaka yari yavuze kutazajya mu burya aremera mufashe jewe nakuriye mu nka amen haleluya uzi kugira ngo inyana ntiyonse bagiraga gute suku yihomera hali gafata amase ya nyina ukayahoma ku mabere inyana ntiyonse iyi Imana ikoze ico Satani yari yadushiriye nk'imbago
aba ari amase ihomeye ku munwa wa Satani. Satani niyo nka nta n'icyo avuga. Ahita birabaye. Hari igihe uba mu kigaragaza gikaze abantu bakakuvuga ngo uraza he, bakakuvuga bongorerana ngo ni bucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. ariko bugacya kongera bugacya n'ejo bugacya. noneho umva rero icyo sorejeho ni iyo uyu mutima warangije kudownloadinga ubutunzi bwose bw'Imana muri Kristo Yesu, tugira imitima ishimwe. Soreje ku magambo yitwa umudamu witwa Mariya wari urwaye indwara y'abadayimoni barindwi. Amen. Vuga ngo abadayimoni barindwi. Vuga ngo abadayimoni batsinda. Vuga ngo abadayimoni basi. Vuga ngo abadayimoni barekura ubuzima bwawe. Mariya yagendanaga abadayimoni barindwi mu buzima. Uwo munsi umwe ahura n'umutwaro utegeka abadayimoni. Delivera Yesu ngo amugeraho aramubohora. Mariya ahita agenda aravuga ngo nanjye sinzava uri Yesu ukariwuma amahoro muri nje, ukariwuma amahoro. akavuga ngo aho Yesu ari nanjye niho nzajya mbari. Uwo munsi umwe aragenda aravuga ngo Yesu nangiye gutegura ikintu kizakwemeza byagabiko. Baragenda mu bushobozi bwe. Ubwo ndimo ndavuga amagambo yo muri Yohana ibice 12 murongo wa mbere kumanuka. Amen. Mariya akagenda acungaho Yesu araye, ni nacyo sorejeho. Yakwinjira mara bati umunsi umwe zagutungura tu, umunsi umwe zakugeraho. Abadayimoni baragiye singa ifite abadayimoni. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sameni hallelujah. Amen. Tuzamure Yesu amaboko torero ry'Imana bene data. Abantu bagize kongera tuyazamure mu izina rya Yesu. Tuzamure amaboko yacu. Tuzamure umwami wacu amaboko. Tuzamure umwami wawe amaboko. Hallelujah. Wongera yazamure Yesu mwami wawe. Hallelujah. Umunsi nzakugeraho bitinde bitebuka. Aragenda ashaka ngo umubavu umura neza wakozwe mu gati ka narada. Wari umubavu uhenda cyane. Nasomye expository ya Bibiliya yanditswe na William Swaggart. Arandika aravuga ngo kuri uwo murongo ngo uwo mubavu Mariya yagiye arafata kuri exchange rate, murumva taux de change iyo muri 2010 ngo waguraga nk'amadolari ibihumbi 10. A perfume y'ibihumbi parfait y'ibihumbi 10 by'amadolari. Aragenda arapagasa arayishaka arayiteranya agahita ayigendana mu kwa. Nzakugeraho tu Yesu, nzakugeraho. Abadayimoni baragiye. Umuntu udafite abadayimoni ashima Imana. Amen. Umunsi umwe ngo Yesu aragenda ngo yicaye ngo barimo kurya kwa Simoni, niko Bibiliya ivuga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh Yesu arakarama. Wadukuye yicaye cy'isoni twagenanaga akaduha imbaraga n'ubutsinzi. Yesu arakarama bene data. Aragahora ashimwe iteka ryose. Waduhaye ijambo nta jambo twagiraga. Yaratwaru yaradutoragura ku mihanda. Aratuzana dushyira mu rugo. Hallelujah. Ngo barimo kuganira kwa Simoni, Mariya arinjira ngo aturuka Yesu inyuma aravuga ati iyo nibutse urukundo wanguze nkibuka kunkiza wankiza nabonye nta kindi nagukorera ngo yunama ku maguru ye ararira. Hallelujah. Warangize kurira afata imisatsi y'umudamu w'umunyambugi. Ndashaka kukibutsa uyu yari indaya professionnel ariko Yesu amukuramo abadayimoni. Aragenda ntabwo sizajyana agatambaro nta Yesu nzatwara nzaguhanaguza imisatsi yanjye. Arunama atangira kumuhanaguza imisatsi ye, afata wa mukondo w'amavuta y'amadahano y'agati ka nerada avuna umukondo. Warangize kuvuna umukondo awumusukaho inzu yose ngo itama amavuta. Witame amavuta bandi Judas Iscariot, le crook Judas Iscariot
Oh, vuga ngo Juda Iskariyoti nawe yarasanda yaramenagurika. Nicyo cyari kimukwiriye. Kwera umutima wo kutaramya Imana. Haleluya. Hari ikibazo mfukamye musho. Izina rya Yesu. Mfukamiye umwana. Haleluya. Haleluya. Inzu ngwita mama impumuro y'amavuta y'agati kanarada. Juda ngo agatima karabyimba. Zimba. Arahindukira abwira niba ari Bartolomayo wari umirwane kweri kamenya y'amavuta. Muzukunari musarire amabandi amenya n'ibiciro byavuye ku mitima y'abandi ahita amenya ibiciro. Araho uzukunari amavuta ahenda bwana Bartolomayo. Arahenda aramwira ati mbega umudamu. Ariko aravuga Yesu kweri kiyemeye ko ari amavuta apfa kuyamena gutya gusa. Ntareba ko yenda nitwajya kuyagurisha akazavaho amafaranga kayafashisha abakene ko n'ubundi baharari benshi. Murabizi kuntu bimeze. Mvuga kuntu bimeze. Yesu niyategereje ko aya magambo bava mu kanwa. Ahita avuga ngo muhagarikira aho ngaho. Abyivangamo. Dushaka kuvuga ijambo rimwe hanga. Burya iyo tujanye imitima ishima Imana kuruta imitima iganyira imbere y'Imana. Yesu yantervena mu byacu. Ahita avuga ati we Jude bandi escrow. We uzikutarakizwa koko. Aravuga ngo nimureke uyu mudamu ngo asiga amavuta ngo ategurire umubiri wanje guhambwa ngo naho abakene muhorana nabo kandi baracyari hagati muri mwebwe mugende muzabafashishe ku masambu yanyu namwe muzagurisha ariko nimureke uyu nguyu. Amen. Kandi ngo ndababwira ukuri yuko ngo aho ubutumwa bwose bwiza buzavugira ngo uyu mudamu azaho none sinimo kumuvugira igikondo ndamuzi sinzi no ariko ngo yari inzobe ariko niko bavuze nta wame. Ariko nimwumva umutima w'umugore nanu imyaka izari 2020 ndimo ndamuvuga igikondo kandi nkunda Mariya reka mbabwire ningera mu ijuru zahobera abantu batatu ariko ni bane ndetse n'undi umwe wa gatanu. Yesu we tumushire ku ruhande. Amen. Namara kumpoza ya marira yose yandi twaririye mu murimo mushu. Amen. Nzaba mbonye umuntu wa mbere nzafatiraho feri ni Paulo sha. Irati sha Paulo. Tiki doberane. Ha. Doberane sha. Hallelujah. Tika show. Eli bonda. Umugabo w'Imana watwandikiye inzandiko iyo tuzisoma hari genda usoma nijoro amarira kamanuka. Navuga ati sha nimubona nzaguhobera. Abantu hano bategereje guhobera bya vewiti amazu meza igikondo ni Nyarutarama. Abandi bategereje guhobera abagabo n'abagore beza nabyo ni byiza n'imigisha Imana ni mutanera amabuye nabyo ni byiza. Ariko vuga ngo umuhobero mwiza nyuma yo guhoberana na Yesu tuzahoberana n'abera bose. N'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani tuzahora turirimba imbere y'ayandebe mbega umunezero tubonye Yesu. Hosana 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 hashimuje muri iryo zina ry'umwana w'intama. Hosana 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 hashimuje muri iryo zina ry'umwana w'intama. Hosana 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 hashimuje muri iryo zina ry'umwana w'intama.